Inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki 16 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025 iyobowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ni inama yabereye mu biro bikuru bya Presidence muri Village Urugwiro. Iyo nama ikaba yaranzuye ko wahoze ari Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney yongera kugirirwa icyizere maze ahabwa izindi nshingano zo kuyobora komisiyo y'igihugu ishinzwe gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare. Mu gitondo rero cyo ku itariki 17 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025 nibwo Gatabazi Jean Marie Vianney yashimiye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame waraya mugize komiseri muri komisiyo y'igihugu ishinzwe gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare. Uyu Gatabazi Jean Marie Vianney mu mwibuke mu ntara y'amajyepfo mu ntara y'amajyaruguru ubwo bari kwimika umwami w'abakono, hanyuma nawe aza gufatirwamo arangije ahagarikwa mu nshingano. Nyuma yaho rero yaragiye abaho mu buzima bucecetse, ariko uyu munsi wa none akaba yongeye kugirirwa icyizere maze asubizwa mu kazi agirwa komiseri muri komisiyo y'igihugu ishinzwe gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare. Yego reka ngusuhuze nkwifurize kugira ibihe byiza wo komeza gukurikira ibiganiro byacu umunsi kundi. Ngo ikaze wowe wamaze gukanda kuri subscribe, ubwo nawe niba utarayikandaho rero ukaba uri kureba iki kiganiro urareba munsi no video hano handitse ijambo subscribe ukandeho kugira ngo tujye tubasha kubana no mu zindi nkuru zigiye zitandukanye. Uyu munsi wa none munyemere n'ubundi tugaruke ku nkuru yakomeje kugenda izenguruka ku mbuga nkoranyambaga, aho iyo nkuru igira iti Gatabazi Jean Marie Vianney akaba yongeye kugaruka mu buyobozi. Gatabazi Jean Marie Vianney wahoze ari Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yagizwe umwe mu bagize inama y'abakomiseri muri komisiyo y'igihugu yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu ngabo. Kuri uyu wa gatatu tariki ya 16 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025 nibwo Perezida Paul Kagame yayoboye inama y'abaminisitiri yabereye mu biro by'umukuru w'igihugu muri Village Urugwiro. Imyanzuro y'iyi nama y'abaminisitiri yemeje ko Gatabazi Jean Marie Vianney wabaye Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ari umwe mu bagize inama y'abakomiseri muri komisiyo y'igihugu yo gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare iyobowe na Nyirahabineza Valerie, mu gihe Vice Perezida wayo yagizwe Major General Lieutenant Colonel Retard Jacques Nziza. Tariki ya 15 Werurwe umwaka wa 2021 nibwo Gatabazi Jean Marie Vianney yagizwe Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, ariko aza gukurwaho kuri uwo mwanya tariki ya 10 Ugushyingo umwaka wa 2022. Icyakora Perezida Paul Kagame mu minsi yari yabanje yari yatunze agatoki abayobozi bagaragaweho amakosa arimo gukoresha imyanya barimo bagashyira igitutu ku bandi mu nyungu zabo bwite. Muri abo bayobozi haje kugaragaramo na Minisitiri Gatabazi Jean Marie Vianney. Icyo gihe ntabwo bwari ubwa mbere Gatabazi Jean Marie Vianney agaragaraho amakosa nk'aya ngaya, ariko akayasabira imbabazi ndetse akazihabwa. Mu mwaka wa 2020 ubwo yari guverineri w'intara y'amajyaruguru yahagaritswe mu mirimo kuko hari ibyo agomba kubazwa akurikiranyweho. Yaje kubabarirwa anahabwa inshingano nshya agirwa Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Mbere yuko Gatabazi Jean Marie Vianney agirwa Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri Werurwe umwaka wa 2021 avuye ku mwanya wa guverineri w'intara y'amajyaruguru, icyo gihe yasimbuye Professeur Shyaka Anastase, mbere yaho yari umudepite. Muri iki gitondo rero ku itariki 17 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025 ubwo ni nyuma yaho gato, nyuma y'amasaha makeya ashyizwe muri uyu mwanya, Gatabazi Jean Marie Vianney rero akaba yashimiye Perezida Paul Kagame wamugize komiseri muri
RDRC. Icyemezo Gatabazi Jean Marie Vianney yashimiye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame wamugize komiseri muri komisiyo y'igihugu ushinzwe gusezerana no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare. Icyemezo cyo gushyira Gatabazi Jean Marie Vianney mu nshingano nshya cyasotse mu mwaka w'ibihumbi 2025 ku itariki 16 z'ukwezi kwa karindwi mu byemezo by'inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Urugwiro mu biro bikuru bya Perezida. Muri iki gitondo Gatabazi yashimiye byimazeyo icyizere Perezida Paul Kagame yongeye kumugirira ngo akorere igihugu. Yagize ati mbikuye ku mutima ndagushimiye nyakubahwa Perezida Paul Kagame kubw'icyizere wongeye kungerera cyo gukorera igihugu cyacu nka komiseri muri komisiyo y'igihugu yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare. Yakomeje agira ati niyemeje kurushaho kuzuza izo nshingano mu bunyangamugayo no kwiyemeza kwanjye kose. Nishingikirije ubuyobozi buhebuje n'icyerekezo kigaragara ukomeje gushyiraho mu nyungu z'abanyarwanda bose. Imana iguha umugisha kandi iwuhe n'abanyarwanda bose. Ku itariki 10 Ugushyingo 2022 nibwo Gatabazi Jean Marie Vianney wahawe inshingano nshya yakuwe ku mwanya wa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu asimburwa na Engineer Jean Claude Musabyimana wari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi icyo gihe. Yabaye kandi minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu mwaka wa 2018 nyuma yuko yari guverineri w'intara y'Amajyaruguru guhera muri Kanama 2017 akaba mbere yaho yari umudepite mu gihe cy'imyaka 14 yose.